abo bagoronome bajyana kwigisha muri Israel, abo bagoronome ko ntarabona mu mirima y'iwacu. Ku kibazo cya mbere abaturage bacu bafite ari kutagira abagoronome. Ntabwo uzafata umwana wize wabaye Tel Aviv ngo mbwire ngo ajye kubika yonza mu cyaro. Kubera iki? Umuntu wavuye muri Tel Aviv uzabona bangahe bazinukana n'abaturage mu mirima. Dufite ibishanga bingana gute, birimo iki, niba harimo ibyo turya inzara yava hehe? Dr. ngiye kuguha nk'iminota 5 ushyire ku murongo ubuhinzi. Iminota na myinshi kambwira ukuntu abushyira ku murongo. Yego. Ikintu cya mbere, ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike, mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3iremetravel.rawa. Turabasuhuje, turabifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye mukurikiye ibiganiro byacu. Turi kumwe na Dr. Rusa Bagirishya. Kuri inshuro tugiye kuganira ku buhinzi. Dr. Naho neza? Tugiye kuganira kuri gahunda ngaruka mwaka y'abanyarwanda bajya kwiga ubuhinzi mu gihugu cya Isiraheli. Ni gahunda igamije gufasha abanyeshuri bize iby'ubuhinzi mu Rwanda gukomereza muri kaminuza zimwe zo muri Isiraheli zigisha ikoranabuhanga mu buhinzi. Dr. Kuba u Rwanda rwigira terambere ry'ubuhinzi ku gihugu cya Isiraheli byo bwabyo ni ibintu w'agaciro ki? Ubwa mbere agomba kureba eski iyo niyo priority mu buhinzi ni tekinoloji. Priority ni uguhaza abaturage. Priority ni uko abaturage bafite ibyo barya. Kuko tekinoloji iza muri transformation muri agrobusiness. Il faut d'abord produire. Igihe uteza uza transformer iki. Iyo si priority ko abantu bajya kwiga mu buhinzi muri Israel. None iki nacyo nta nubwo Israel hari amarelation dufitanye ku bintu pédologique, ukuvuga ku butaka, climatologique, kuri climat y'ibihe, ikirere n'ibihingwa, kuko ntabwo turi muri même zone. Ntabwo Israel ari cyo gihugu wagomba kujya kongerezaho ubumenyi uzakwaplika muri agriculture y'u Rwanda. Dufite ibihugu duhuje, dufite même ubutaka bumwe, ikirere kimwe, ibihingwa bimwe,
ibihugu byo muri Afurika muri zone tropicale, kandi hari ibihugu biteye imbere mu buhinzi. Nkunda kubabwira Cameroon yimba ruko ariyo nzi cyane gusumba ibindi simbizi. Ubuhinzi bwo buteye imbere kandi bahinga ibijumba nkatwe, bahinga ibishyimbo nkatwe, bahinga imyumbati nkatwe, bafite ubutaka nk'ubwacu, bafite imvura nk'iyacu. Ariko muri Israel ibyo dupfana ni iki mu by'ukuri nta mu mbiri. Israel n'ubutaka baza kubukura muri Afurika ntabwo bagira. Ubutaka baza gukura nko muri za Ethiopia. Israel ni desert n'ubutayu. Simbona uretse yuko sinayo priority. Abo bagoronome bajyana kwigisha muri Israel, abo bagoronome ko ntarabona mu mirima y'iwacu. Ku ikibazo cya mbere abaturage bacu bafite ari kutagira abagoronome. Ntabahari. Abo bakeneye sawa sinaba engineer. Bakeneye abantu bafasha les techniques de base za production. Dukeneye abagoronome bize imyaka 4 irahagije ya secondaire. Akiga tronc commun kugira ngo agire notion za chimie du sol na physique du sol, akiga umwaka umwe wa technique d'élevage et d'agriculture. Umwaka imyaka 4 irahagije. Icyo gihe abo kubagwiza biroroshye no kuba hafi y'abaturage biraboroheye. Ntabwo uzafata umwana wize wabaye Tel Aviv ngo mbwire ngo ajye kubika yumva mu cyaro. Kubera iki? Umuntu wavuye muri Tel Aviv uzabona bangahe bazinukana n'abaturage mu mirima. Uyo mvuze Kayonza wagira ngo ni mu mujyi, ntabwo mvuga mu mujyi, ndavuga mu mirima. Ajya kuba mu kagari. Ariko iyo bari muri Israel se bose ibyo bazindukiramo mu mirima. Imirima ntabwo Israel ntabwo yubatse nkatwe. Murabyumva? Icyaro cya Israel si nk'icyaro cy'iwacu. Uriya mwana ntabwo wabaye Tel Aviv, ntabwo yabaye mu kagari ka Karambe cyangwa mu kagari ka Je ne sais pas où. Ntabwo ari kuki. None iyo avuye hariya ntabwo abazi ko aje muri ibyo nyine, abazi ko aje kuba igitangaza muri ministeri. Azagendera ku kaburimbo, azagendera mu modoka. Ariko abo mubwiye nta nubwo bagusaba amamoto kuko bakorera ni hafi. Ubaha amagare, akaba afite igare, afite ingo 500 yankadira, ntakeneye moto. Buriya mwana avuye Tel Aviv ni iryo gare ntazagendera. Ubwo se umbaza tumarira. None Dr. Aba bantu ko tubohereza mu bijyanye na technology, ko Rwanda rubohereza mu bijyanye na technology, wowe ukavuga uti oya icyambere ntabwo ari technology muri agriculture, icyambere no guhaza abaturage. Ntibashobora kugenda bakiga technique zishobora gutuma ahubwo ibiryo byiyongera, banahinga ku butaka butoya hanyuma ibiryo bikiyongera nyine. Akaba ariyo mpamvu babanza kubohereza kwiga technology muri agriculture. Urumve ko nuba nagiye kwiga technology, nagiye kwiga transformation, ntabwo nagiye kwiga kongereza ibiryo, ntabwo nagiye kwiga production, ntabwo nagiye kwiga uko na produce byinshi mu butaka bwacu. Ni mu butaka bwa Israel. Nubagiye no kwiga kandi none se nabyo yagiye kwiga. Ariko ntiyagiye kubyiga mu butaka bwa Israel, bafite uburyo bwo guproduce butandukanye n'ubwacu. Bibaye le contraire, ubwo nibwo byaba byiza kubakazana abo barimo bo muri Israel bakaza kubibigishiriza, cyangwa nabyo ntabyo bashobora. Nabo babazana nabyo bashobora. Uko ntibazimura technology yabo ngo bayizana hano, ntibazimura ubutaka bwabo ngo babuzane no ku butaka bwose nk'ubwacu. Icyo si cyangombwa. Reka turebe rero icyangombwa ni iki kuri aba banyeshuri. Production. Kuvuga ngo produce ubahiga ku butaka butoya, nta kibazo cy'ubutaka dufite. Ntagira. Ibyo bintu byabagiyemo nta kibazo cy'ubutaka dufite natwe. Ikibazo no kububyaza umusaruro uhari. Ubutaka twaburiye he? Ko numva abantu se birirwa bataka ngo ubutaka bwo guhingaho ngo buri kugabanuka. Bwagabanukiye. Ngo barimo barabushyiraho amazu yo kubamo.
ibyo bintu byose ni ukubeshya abantu, ntimukabeshyike namwe mubyemere. Dufite ibishanga bingana gute, birimo iki? Niba harimo ibyo turya inzara yava hehe? Ibishanga byose mushyiramo ibisheke, mushyiramo imiceri, dushyizemo ibijumba, tugashyiramo imboga, tugashyiramo amateke, inzara yava hehe? Muzajya mubaha ibisheke muteke, bazajya baha ibisheke muteke n'imiceri. Umuceri bawuhinga amezi 7, ibijumba washyiramo ku mezi 2 n'igice, ku mezi 3 biba byeze, ugateka utarinze gutransforma. Umuceri urawuteka ku mezi 7, ushobora kuwuteka ako kanya, urenda guca mu mashini bawutonore, uwutekesha amavuta, uwutekesha iki. Mu kuwuhinga wagombye gushyiramo engrais chimique, washyizemo amapesticide, ibintu byo kujyana indwara. Ibyo byose si umuceri uzarya, ni uburozi uzarya. Umuturage agiye akahinga ibijumba, mu mezi 3 aragenda ku mugoroba akura ibijumba ateka abana barya. Ntabwo inzara izakwica ari ibijumba. Undi wahinze umuceri yarindira amezi 7, we mu mezi 3 urimo urarya. Guhinga umuceri ntugire ngo ni ibintu byoroshye, ufata umwanya utari mutoya. Igihe cya pepiniere, hopicage, irrigation, uko umuceri ugomba kuregera, washyiramo amazi, umenya n'igihe uyakuriramo ko utangiye kuzana indabyo, amazi ugomba kuyagabanya, naho ubundi nta fecondation yahawe, ntiwakwera. Umuceri ni aquatique, ukunda amazi pe, ariko igihe cya floraison, igihe cyo kuzana indabyo, amazi ugomba kuyagabanya. Imirima bahingamo bazita rekaziye, ugomba kuzuza amazi, ntabwo wakwera utuzuye amazi hari. Igihe cya rupikaje urupika mu mazi neza neza, ariko ugeze igihe cyo kuzana floraison nabyita indabyo, ariya mazi ugomba kuyagabanya kugira ngo umuceri were habe fecondation. Ugomba kumenya ukuntu yagabanya, ukamenya n'ukuntu uzasubiramo. Ako ni akazi kenshi cyane umuturage. Tazi ko ibijumba aratera gusa, ntazajya no kubagara, nta n'ifumbire ashyiramo. Ibishanga rimwe na rimwe ntayo bikenera, kubera imvura yaguye, ifumbire yavuye ku misozi ijyayo. Nta faranga na rimwe uretse main d'œuvre ibijumba gusa, nta n'amapesticide, ntazagura ifumbire yaba mvaruganda cyangwa imborera, ntazagura n'imiti yo kwirwara, kurabona iriya miceri arwara cyane. Azari ibijumba biri sain kandi ibone akanya gatoya kandi ku mafaranga make. Nonese ubutaka mwaburiye he? Nushaka ufata imodoka ugenda urebe hose ibishanga bihuze bidahinze. Iyo mvuga bidahinze ndavuga birimo umuceri cyangwa birimo ibisheke, ibindi birimo urufunzo. Ariko hari n'igihe wumva bavuga bati abashinzwe ubuhinzi, hari wari deje wa RAB witwa Karangwa yigize ambwira terega ibishanga byose bura nubwo mubibona ntabwo ari byo guhingwamo, ngo haba ari n'ibyo kugumana ikisi Rwanda biza ibyo bigomba kwantirete na environnement, ntabe abirimo urufunzo none babihinzemo. Ariko noneho turavuga ibihingwa, igisheke deja cy'igishanga, ibisheke bijya ntabwo ari byiza by'iki bishanga ko mwabihinze mose. Ibisheke by'iki bishanga ko babihinzemo, bakireka niba muzajya mugaburira abaturage isukari, uretse ko nayo mutazayibona, kuko n'ubundi isukari iri importe ku kigero kinini cyane mu Rwanda. Sinzi igituma bari abantu bahaye kiriya gishanga bahinzemo n'ibisheke bitari byiza. Kiriya gisheke gifite isukari ingana gute? Icyo gishanga kino cya Nyabarongo, kiriya gisheke bahingamo todo glucose ni kangahe? 16%. Iyo umuneke yuta, iyo muri kamera senye 24%. Dr. Reka tugaruke gato kuri ba banyeshuri boherezwa kwiga muri Isiraheli. Hari inkuru ndimo ndasoma y'ikinyamakuru cyitwa Tarifa cyanditse ko nyuma yo kurangiza amasomo yabo muri Isiraheli abanyarwanda bihurije hamwe bakora icyo bise ORECO, Horticulture and Reality Corporation, bagamije kuvugurura imihingire y'imboga.
abagize ngo iri huriro bakora ubuhinzi bugezweho bakoresheje kuhira ku buso buto ariko hakera byinshi. Ubwo kano ntabwo gashobora kuba ariko gatekinike gakenewe. kandi bamubwira ibyo bintu byose igihe barenda kubikubwira ukimenya ko bitariho, biriho ntibabikubwira bibona. None se biri ko dufite ikibazo, biri ibintu barenda kubishyira mu majana, ibintu biriho n'ibivugwa turabibona. Iyo byagize akamaro ntabwo baba tubibwira, tuba tubibona twebwe niko tuba tubivuga. Nta bihari iyo reko ndanayizi. Urayizi. Yego ndabazi hariya narabonye za ngoma. Mbona baza gusaba akazi wacu. Babe muri ibyo ngibyo. Kuri ko nta kibamariye. Abo twakore nuko nibagize izina ry'umukobwa. N'umukobwa cyane n'umugore. Wakoraga muri koperative Cotonou. Twahinga cyase. Ibi bintu byose ni black. Nubu ni ibintu banize gushyira mu majuru. Barinda gukorera publicité. Nta biba bihari. Sinzi kurebona abantu muri bagira amaperezida no muri marketing. Swat bibaza ko abantu batagira ubwenge cyane bo ntabwo bagira. Sinzi uzabone mu marketing yose. Nese yo n'umuntu aje kubwira ashyira hari yango akubwira ngo byeri ngo ni malt ngo ni 100% pure. Ibyeri by'abapire gute n'ibintu bivangwamo. Ariko babwira abantu basa n'abatagira ubwenge. Ibyeri uzi ibintu bijya muri ibyeri kugira ngo usore ibyeri izintu washyizemo amaseriyale, amanzime, amayibro, amagaze, hanyuma ukavuga ngo ni pure. Pure umva icyo bivuga, ikintu kitavanga. Yego, ko ari ibyo bikigize gusa. Ariko bakubwira ngo ni pure. Nawe rero ikintu gihari ntabwo kigomba kwa ni mwebwe mu kibona gifitiye akamaro. Kika no abantu ibyo bakora aribo bifitiye akamaro bonyine. Icyo gihe wabivuga ibyo byabizwe nawe gusa. Ibyo rero byose nta icyo tuzi ikigaragara icyo tuzi nuko abaturage bacu batarengaje, nuko abaturage bacu badafite ubere kuko bahinga. Nkigera mu Rwanda ngeze mu Rwanda muri 2015 nabajije abaturage ntibuka umubare ariko barenga 50. Abo nabaje bose nabazaga se goronome wanyu yitwande 90 na kwijana bambwira ko batamuzi. Hari nka babiri nibuka bambwira ati goronome wacu yitwa gutya na gutya. Ati ese wari wamubona umurimo wawe? Ati ye namubonye ku isoko. Undi nawe yambwira ati ye namubonye, ati yaje kutubwira ibintu by'amangereshi by'ifumbire mvaruganda ukuntu tuzigura. Ntabwo yambwiye ngo yambwiye ukuntu tuzikoresha, yambwiye ukuntu tuzigura naho tuzigura. Uko niko umushaka namwe ibi niko ndavuga muzajye mu cyaro muri. None se Dr. reka nze gato ejo bundi hari imyanzuro y'umushyikirano, harimo umwanzuro urebana n'ubuhinzi, imyanzuro y'inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 18 harimo ngo kunoza ingamba zo kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, harimo koroshya kubona inguzanyo zo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Ibintu byose nakimaze. Iyo nguzanyo se ndi wayishyura iki? Nanjye se nanayifata. Igihe cyose umuturage ari wenyine ntabwo ubuhinzi buzazamuka. Igihe umuturage atari encadré mu byumve neza. Guhinga no kuvuga iki? Guhinga ni ubuhanga bwo kugwiza umusaruro, gukura ubwo nananiwe ukuntu nyivuga mu Kinyarwanda, byo gukura umusaruro mwinshi mu butaka kandi ubwo butaka usize utabwonona, ubusigasira. Rero ngo l'agriculture c'est l'art de maximiser la production tout en maintenant le sol intact. None twavuga ko nta n'ubuhinzi buri, kuko niba mpinga umusaruro byinshi nakoresheje engrais azote, ushobora gusarura byinshi bwa mbere burya biza ari byinshi, ariko niko ndica ubutaka buryo mu myaka mike ntazasubira gusarura na bya bindi. None igihe rero umuturage adafite umuntu umwereka uko agomba guhinga,
uretse si no kumwereka ko abaturage babizi, ubafasha peut-être organisation uko agomba kumentana ubutaka bwe, kumentana ubutaka bwe urabyumva, kuburinda isuri no gutuma butangirika. Kuko isuri mu byo none ubutaka urabizi, uzi ko hagenda mu 400,000 hectares buri mwaka twebwe zigenda zijya muri Nile. Ibyo byose nibyo bagombye gushyiraho imbaraga gusumba ibyo bindi bikavuga bindi, ku buryo harimo ngo no gushishikariza abahinzi n'aborozi kwitabira ubwishingizi bw'imyaka n'amatungo. Barishingira icyo badafite, iyo myaka uzayishingiza banza wumva ariko ukuntu bicuritse, banza ubone ukuntu igira iyo myaka, urayishingira urayishingira siri hehe. Nanjye ntabwo naguha iyi assurance, nzi ko utarankadire, nzi ko udafite uko uhinga, nzi ko ubutaka bwawe bashobora kuza imvura ikabutwara n'iyo myaka yawe yose. Ubwo iyi assurance yaba ari assurance yagira iyo assurance, iyo kompanyi d'assurance yakwemera n'iyi zirabibaha nyamara ntabyo narinzi. Hariho Credit Agricole hano ntabyo narinzi, yesi numva, ariko ibyo muvuga njye ntabyo nzi, kandi nkurana abaturage turaborana kenshi, ntabwo n'uwo muturage umbwira ko yafashe credit. Hari abo tujya tubona bishingiye nk'umuceri kugira ngo mu bishanga bimwe na bimwe noneho umwuzure waba mwinshi. Umuceri si uw'abaturage, kwishingira inkoko, ibigori n'ibindi, ibyo ntabyo nzi. Ibyo ngibyo bishobora kuba atari iby'abaturage, ko ntabwo bavuga ngo none se niba rega njye sinanzi icyo ibyo muvuga biriho pe, niba biriho se kubera iki dutaka inzara? Ibyo bintu niba biriho kubera iki ari ibibazo mu giturage? Ibyo niba biriho niba kubera iki dufite abana 38% barwaye bwaki bafite imirire mibi? Ibyo bintu murambwira ngo biriho koko? Nababwiye ko ikintu kiriho nikivugwa, akuzuye ntikamurikwa. Akuzuye ntikamurikwa, ntabihari. La vérité que ntabihari. Dr. ko numva se ibi bintu wise ubikubita hasi. Oya ntabyo mubitazi ntabyo. None se murirwa mubiki ko maze iminsi mumbaza ibintu by'ibiciro byazamutse ku buryo ibintu by'ibiryo bidahari, harimo bakamwira ngo birahari. None se ahubwo mwebwe ahubwo ngengera ngo iki gihugu muri munsi cyo ndimo ntabyo mbona je. Igihugu kirimo ibintu by'ibiribwa ntirwaza. Natembere nire gutembere Uganda uca ku isoko rimwe sanga abantu bajyanye ibigori, ibishyimbo, ibitoki n'ibijumba ku isoko babuze abigura bitari, ugasanga inka zarabiriye. No mu Rwanda mbere hari igihe byari bimeze gutyo, cyane cyane ibijumba. Niba ari ibitoki Uganda babitagaye nibi, ariko ibyo nibyo mperuka kera simperukayo, ariko n'ibijumba n'ibitoki. Aho rero ushobora kumbwira uti hari ibiryo byinshi bikeneye tekinoloji, aho tekinoloji bikeneye kugira ngo n'ukuntu babibika, kuko abaturage bacu ntibaramenya kubika ibijumba. Njye navuye ukuntu muri Cameroon nasuye ahantu abaturage babika ibijumba amezi 6. Ibyo bina kubyo bitari priority. Amatekinoloji yagombye kuza mbere habanje kuba connection. Ugomba kumenya uko ubika ikintu wari uko wakibonye. None se uriga guhindura ikintu utarabona, uriga gukonserva ikintu utarabona, uriga gucuruza ikintu utarabona. Dr. ngiye kuguha nk'iminota 5 ushyire ku murongo ubuhinzi, twumva uko wabushyira ku murongo. Ntabwo ari ibintu bigoye, iminota na myinshi ukambwira ukuntu abushyira ku murongo. Yego. Ikintu cya mbere ni formation y'abankadire, abantu abagronome. Iyo mvuze abagronome nkunda kwisubiramo kenshi, mwe mwumva abenjeniyeri. Abenjeniyeri ntabwo ari udukeneye, abenjeniyeri bakeneye muri recherche. Dukeneye abantu begera umuturage. Imenage ingo nka 400 zikaba zifite umugronome, buri ngo 400 zifite umugronome, buri ngo 400 zifite umugronome. Abo benjeniyeri bagira contact nabo bagronome nkubwiye. Ntabwo ari ngombwa ko bagira contact n'abaturage. Abagronome nkubwiye baba bafite niveau
niveau scientifique itari hejuru cyane ariko bafite ba engineer twavugaga bo muri recherche yego bo muri recherche ariko akaba bajyana ku baturage aribo begereza abaturage abagoronome bagomba kuba bari hafi y'abaturage bararaho mu baturage birirwa mu baturage kuva mu gutera kugeza gusarura kugurisha ntibareba iby'amasoko ntibareba n'ibibaye byinshi iby'amasoko ntibareba si bo bireba iby'amasoko bifite izindi institution ntabwo umugoronome wigije umuturage kwezi ari uzajya no kumukurikira ku isoko icyo gihe hari ikintu cyahinduka uwo mugoronome ufasha abaturage arabafasha no kwiruganiza no mu bikorwa nko kurwanya isuri mwita isuri ntabwo umuturage yagombye kurwanya isuri wenyine uwo mugoronome yaraburuganiza ntubona ko mukuru umuganda rimwe mu kwezi bo bajya bawukora buri wa gatandatu umusozi ugakorana utereka protege umusozi tutera ibyatsi byo kurwanya isuri buri wa gatandatu bagakorana bose icyo gihe ntibawita umuganda kuko iyo wiswe umuganda bafashe indi zina babaye wa leta bikaba ibikorwa rusange gukorera hamwe kuva mu gitondo kugera saa 5 buri wa gatandatu imisozi yose basanga iri protege nta suri ihari gukora compost ho babyikorera iyo mirwanyasuri bashyize y'ibyatsi nizabaho na matière na biomasse izava mu matière première yo gukora compost kuko biriya bingo buri mezi ane ugomba kubica buri mezi ane ugomba kubica icyo gihe nta kibazo cyasubira kuhaba cy'ifumbire ntabwo umuturage yasubira kugura ifumbire ntabwo umuturage igihe cyo kugura ifumbire azi ko umuturage afite ikibazo rimwe na rimwe agura n'imbuto n'umwana ajya ku ishuri ubuhinzi icyo gihe bwajya ku murongo ngaho dukorera abo bagoronome mbakore gute se n'igihe nta n'igihe donc duhe igitekerezo cy'uburyo twabagera abaforuma ababigisha none se ntibiga ibintu byinshi amakontabilite n'ibindi ibintu byinshi ama IT bariga amakompiyuta atacyo bimaze umuturage ntabwo umuturage wacu akeneye kompiyuta turashaka kwigana kurenga ama etape ibintu byose bikora uko wariye il faut d'abord le paper il faut que umuturage arya d'abord primo mandukare none se docteur nyine dufashe turebe uburyo foruma abo bagronome cyese nabafashe iki ndabibabwira ko bikeneye ko muforuma abandi en fait ikibazo ni uko batazi ko bikeneye uko murashyiraho amasection menshi yandi niba mubona ari yakenewe n'umuntu ari kwazamura igihugu genda shaka icyo mbabwira ndabwira ikintu cyatuma umuturage wacu aribera kandi umuturage amere neza twese tumererwa neza iyo umuturage yahaze twese turatwahaze nta kintu kibi kuko umuturage aba arya kubera afite amafaranga ubundi umuturage yamubiri kurya nta faranga na rimwe afite akabaho nta faranga na rimwe afite donc kuri wowe ubwo ikihutirwa cya mbere no gushyiraho ama école de formation y'abafasha abaturage mu buhinzi abatekinisiye agronome ubu se ko wenda tubibonye twarakerewe nta bundi buryo bwo kubaha babyita amahugurwa y'igihe gito donc tugafata nka ba Kare Nijabo na ba Dr Rusa tukabashyira abo bari haro bita bafasha myumvire ko byaragariye ko ntabyo bashoboye mu by'ubuhinzi kandi nabo sinabenshi ariko noneho reka mbere ni mwiganire kuri Minisante abajyanama b'ubuzima ariko nabo bahabwa nyine formation z'igihe gito batarabyize mu mashuri reka mubwire babonye ko bakoze rero uyu munsi Minisante yashujeho amashuri matoya y'abandi yes minagirindi itegereje iki kandi Minisante biri delika ni sante nyine ariko nabo bari bakuyeho amade la sciences infirmières bari babikuyeho babonye ko bakoze rero kuko hari ikibazo naho muri Minisante ariko omwe babibonye minagirindi ntabyibona
harya twagiraga section y'ubuhinzi agronomy muri segonderi. turi bariya biga agronomy bararangiza bakajya za Busogo, ntabwo hajya mu giturage, uretse yuko bitakeneye bareba imyaka 6. Ubu ndabizi abantu bo muri Nagri birabarakaza ibintu nk'ibi. Kubera iki? Kubera iki bibarakaza? Uzabibona. Ni bibi si byo uvuze? Bishobora kuba ari bibi simbizi. Oya, ntabwo Minagri peni bakwiye kwisubiraho, ntabwo bariko barakora, bakwiye guhindura systeme, bakwiye kugira politique agricole yindi, hakaba systeme de vulgarisation. Ntayihari, ntabwo wabona systeme de vulgarisation wabona hano. Hari iki? Ntayihari, ariko mbwira ko hari wowe. Hari teme uzi, urabona nk'ubu sezo ya mbere itangira mu Kwakira, itangira au 1er septembre. Hagombye kuba sinzi niba twagiye kubiganira, iriya bonane mugira mu kwa mbere yagombye kuba au 1er septembre, bakegera abaturage. Ariko icyo gihe abegera abaturage nabo mubwira badahari, tukegera abaturage kabiri kurusi zabaho. Ako tujye tubona ministeri bagiye gutangiza igihembwe cy'ihinga bagatanga ubutumwa. Biriya ni solanere, yabutumwa ntibahagije. Umuturage bakeneye umuntu babonana buri munsi. Minisitiri ntabwo ari wakora ibyo, minisitiri se wakora ibyo, nta nubwo minisitiri yagombye kubikora, hagombye kuba une organisation, un système de vulgarisation izwi. Nkurikije ibyo tuvuganye muri iki kiganiro birasa nkaho Minagri nta kimaze. Oya, simvuze ngo nta kimaze, ko bita kimara ntabwo tuba turiko turayivuga, ariko ni ikosore. Iyi dawa se tuba tubwirana, ubu niyo tubwira, ntabwo ngo nta kimaze, kuko yita kimara ntacyo tuba ariko turavuga. Dr. reka dusoreze aha rero. Si bien. Nakoze cyane. Kuva wavuka kugera uvuye kuri iyi si, ushobora gusanga nta na rimwe uzigera usohoka hanze ngo ujye mu bantu utambaye. Imyenda yawe nicyo gikoresho mutajya mutandukana na rimwe, irasa naho ari kimwe mu bikugize. None kubera icyo uyigurira aho ubonye hose? Abantu baha agaciro imyambaro bagurira imyambaro yabo muri Choice Fashion. Iri duka ry'imyenda niryo ryavumbuye ibyo kwambara ukaberwa kandi udahenzwe. Amakostume meza ava muri Turukiye, inkweto nziza wambara muri office ziri mu moko atandukanye, amapantaro y'abagabo meza harimo jeans, cotton ndetse na matisi, amakoti yo kwifubika, imyambaro n'inkweto bya sport, amashati meza yo muri office na casual, imyambaro y'abadamu, inkweto, amasakoshi, amavalize meza, imikandara, cravate, t-shirt nziza n'ibindi byinshi cyane. Choice Fashion iherereye i Remera ku Gisimenti ukiva muri rompo yo kwa Rando werekeza kuri Stade Amahoro. Ni mu nyubako yitwa Ikaze House. Hari icyapa kinini kituranga, winjira muri iyo nyubako ukamanuka escalier ugahita ubona Choice Fashion imbere yawe. Hamagara 07 88 61 0692 cyangwa 07 88 24 9054. Choice Fashion, igisobanuro cyo kwambara ukaberwa.